Hello wonderful people, nizere yuko muri amahoro Imana ikibarinze. Kano kanya tugiye kuganira. Ufite maze gukora siporo, ndacyabira ibyuya muri make. Sinzi niba mubibona, cyabira ibyuya. Nizere yuko mumeze neza. Muri kumwe nanjye Faustine, ku bashyashya, ku basanzwe turaziranye murabizi, kandi ndabashimiye mwese ko mwahisemo kuba kuri The Image. Tugiye kuganira rero ku kiganiro ejo bundi natekereje gukoraho, nibwo nkirangiza gukora siporo nyawe murabibona. Nta nubwo nasokoje, aracyari mu gitondo. Ubwo rero ntekereje guprofita kugira ngo njye mu zindi activity namaze gukora video, yaba byiza. So rero tugiye kuganira ku buryo regime yitwa intermittent fasting. Ntabwo ari ubwa mbere nayikozeho, ariko nayikozeho ikiganiro kiri live ko numvaga nkeneye ko ndi kumwe n'abantu live tuganira, ariko network ziranga. Cyaje nabi, kiracyariho ariko cyaje nabi, ariko ndashaka kubivuga neza kugira ngo tubisobanukirwe. Intermittent fasting ni regime abantu bakora ivanzemo kwiyiriza. Regime ukora uvanzemo kwiyiriza. Ku bantu rero bakunda kumva, mbese bumva bagundiriye ibintu bakunda, bumva batareka ibintu bakundaga, cyangwa se bakunda kurya kugira ngo bagabanye ibiro, bayikora. Ariko nanone regime itihuta. Ariko niba utarakora subscribe, this is the right time, please subscribe. Kora subscribe, ukore ku kazogera kari iruhande rw'ijambo subscribed, hanyuma ukore ku ijambo all. Uraba twemereye ko video zose tuzajya tusohora kuri The Image uzaba witeguye kuzakira mu b'imbere. So rero ndabashimiye cyane ko mubikoze. Intermittent fasting, murumvamo ijambo intermittent cyangwa intermittent. Ni ukuvuga ngo ni ugusimburanya ibihe, cyangwa se ni ibihe bitangana, no gusimburanya ibihe, niko nabyita. So rero intermittent fasting ni regime umuntu akora igihe cyose yumva atiteguye gukora regime ziri strict. Nayo iri strict somehow, ariko itandukanye cyane n'izindi regime, kuko iyo uba wemerewe kurya ibintu byose ushaka. Ariko wowe nk'inama njye nakugira, nk'umuntu ushaka kugabanya ibiro byihuse, kandi wenda bitihuse ariko ku buryo ubona resultat mu gihe kitari kirekire cyane, n'ubundi wayikombayininga n'izindi regime. Intermittent fasting rero ikora iki? Intermittent fasting ni regime umuntu akora mu masaha 24 akayagabamo ibice bibiri. Kimwe igice wemerewe kurya ibintu runaka, n'ikindi gice utemerewe kurya burundu. Unywa amazi gusa, cyangwa se byanashoboka nayo ntiyanywa, uretse ko utanyweye amazi ntekereza ko ushobora kuba dehydrated cyangwa deshydrated. Rero ukaba usabwa kutagira ikintu urya muri periode runaka. Intermittent fasting rero igira abatangizi n'abantu b'abexpert. Ku batangizi ushobora gukora amasaha 18 yo kurya n'10 yo kutarya. Ushobora gukora amasaha 12 kuri 12 yo kurya na 12 yo kutarya. Ngo ni regime igutegeka kugira amasaha wigomwa ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'ibiryo, kugira ngo igifu cyawe kibone umwanya wo kudigestinga ibyo wariye, n'uburyo bwo kubiprocesinga bubikoramo ibyo bigomba gukora, kugira ngo mu gihe izindi ingingo ziri gukora wenda uburyo bwa production bwa igogorwa, mu gihe riri gukorwa, izindi ngingo ziba ziteguye kwakira. Hanyuma mu gihe izindi ngingo zishinzwe kudistributinga intungamubiri mu mubiri ziri gukora, igifu nacyo kibe kiruhutse. Kandi ibyo ngibyo bitoza umubiri wawe kuba ugomba kumenyera ko igihe cyose atari ukurya. Iyi regime rero ikunze gufasha abantu bakunda kuryagagura, abantu barya inshuro nyinshi ku munsi. Kurya inshuro nyinshi ku munsi ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo hari igihe ushobora kubaruka ukavuga uti ngewe mfata breakfast mu gitondo, nkarya saa sita, nkarya na nijoro gusa. Ariko
ugasanga hagati aho wenda tuvuge nko mu masaha 4 saa 5 agatambutse kose urakarya. Hari abantu bavuga ngo ntabwo barya, ngo njye sinyarya ibiryo byinshi, ariko ugasanga abyushywa nuko arya ibiryo bitandukanye buri kanya. Igihe cyo kurya cyagera ntarya ibiryo byinshi, ariko izindi nshuro zikurikiyeho akaba ashobora kurya ibiryo byinshi atabasha no kubara kantite y'ibiryo yariye. Bikaba ngombwa rero yuko umwe ni umuntu akoze intermittent fasting, umubiri we urongera ukajya kuri discipline. Ufite ibintu bya regime mugomba kubimenya, ni discipline, ni ukwishyira ku murongo, ni uguhindura imyumvire ugatekereza ko ibyo umubiri wawe utegeka atari byo ugomba kugenderaho, ahubwo ubwonko ari bwo bugomba kuyobora umubiri. Dufite ibintu bibiri bitandukanye, dufite ubwonko cyangwa icyo dukunze kwita umutima cyangwa na conscience, nimba ariko nabyita wenda bisa, hanyuma hakabaho n'umubiri. Iyo rero ugendeye ku byifuzo by'umubiri, ubwonko ubwo waboneshejwe kandi ari bwo muyobozi w'umubiri. Ubwo rero iyo uyoborwa n'uwo ukwiriye kuyobora kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko iyo mindset yawe yihinduye, ukabwira mindset ngo njyewe ngomba gukora ibi ngibi kuko mbona ari byo byiza, umubiri urabanza ukananirwa, ukabanza ugakomplaininga, ukavuga uti reka jye sinabishobora, ukabikora iminsi 2 ukavuga uti reka jye ngibi sinabyiviramo, singiye kwipfira. Ariko ubwonko iyo bwongeye bugahinduka bukavuga ati rega iyi niyo gahunda dukwiriye kugenderaho, nuko bimeze ntacyo wabihinduraho, nubwo utabishoboye reka tugerageze. Wowe aba ari wowe uri kwibwira umutima wawe, reka ngerageze, nubwo numva bitamshobokeye, nubwo biri kunanira, nubwo numva bitagenda neza, reka nkomeze. So rero ibintu byose ni discipline. Rero intermittent fasting ni regime ifasha abantu umubiri gusubira kuri discipline. Noneho rero aba expert cyangwa abantu bamaze kwimenyera bakora amasaha menshi yo kutarya n'amasaha makeya yo kurya. Amasaha menshi yo kurya ni ukuvuga ngo wenda ashobora gukora noneho 18 yo kutarya n'10 yo kurya. Wongera ngo ahubwo ni n'umu intermediate, ni umuntu wo hagati umaze kumva hari ahavuye hari n'ahageze, umaze kumenyera ka discipline. Hanyuma abandi bakora 16 ku 8, amasaha 16 yo kutarya n'amasaha 8 yo kurya, amasaha 18 yo kutarya na 18 yo kurya. Ngo kugenda wicuma, ugenda wimuka ugatangira umenyereza umubiri wawe kumenya ko hari amasaha ugomba kumara utarya, then igihe cyagera noneho ukamara amasaha menshi. Bari abantu basenga bajya babikora, nuko babikora rimwe mu gihe runaka, bagakora umunsi umwe, nta resulta nyinshi wabona, ariko ubusanzwe kandi iyo barangije amasengesho nabo barya byinshi. So rero ikindi nakubwira, reka wenda mbigishe kubara ayo masaha. Tuvuge abantu bakora intermittent fasting, la majority cyangwa abenshi ntabwo barenza saa 9 z'ijoro. Nimba ubundi amasaha yo kurya agomba kuba ari amasaha ya nyuma ya saa 6. Niyo masaha yo kurya. Hari umuntu uvuga nk'aba bantu navuze batangira wenda amasaha 18 ku 10, 18 ariko yo kurya, ndavuga 18 yo kurya, abatangizi ba 18 yo kurya na 18 yo n'10 yo kutarya, nongere mvuge kuba expert ba 18 yo kutarya n'10 yo kurya. Umva byenda gusa. Aba 18 yo kurya n'10 yo kutarya, reka tubare guhera saa 9 z'ijoro, aba ari amasaha yo kutarya. Guhera saa 9 z'ijoro, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8 z'ijoro, saa 9 z'ijoro, saa 10, saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 3. Niyo masaha yo kurya, yo kutarya. Uvuga ngo guhera nijoro saa 1 kugeza saa 3 za mu gitondo nta kintu waba wemerewe gushyira mu kanwa uretse amazi gusa. Uvuga ngo urya saa 1 z'ijoro, ukarara wenda ukaryama nka saa 4 cyangwa saa 3 n'igice cyangwa saa 3, hanyuma
andi masaha yose ugategereza, urumva biroroshye. N'ubundi ushobora kugeza izo saha, ushobora kugera mu rugo ukarya saa moya, ukaruhuka ugategereza ko ibiryo bikora digestion, warangiza ukaryama. Ushobora kuryama ukageza saa 2 ukabyuka cya gihe cyo gutegura breakfast no kugira gute saa 3 zikagera. Biroroshye ibyo ngibyo, urumva ko byoroshye. Hanyuma aya masaha yo ku manywa ugahera ugafata breakfast wenda saa 4, bibaye byiza wakongera kurya saa moya z'ijoro. Ubwo ndimo ndakubwira uri serious, cyangwa wenda umaze kuyikora nk'icyumweru, byaba byiza utangiye kurya saa moya z'ijoro. Ariko wenda ukafata inshuro ebyiri zo kurya, inshuro ebyiri zo kurya, nyine ukarya kabiri, mu gihe ubundi umuntu agenewe kurya gatatu mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Wowe ukarya kabiri mu gitondo na nimugoroba gusa. Ariko nimba utabishoboye, ndi kukugira inama uramutse uburyo wabigenza ku buryo intermittent fasting itazagukoshona ukayikora ariko ukabona nta result uri kubona. Hari ubundi buryo wakora ukarya, ariko bya bintu n'ubundi bitubuza, bidindiza gahunda yacu. Harimo ibintu bikomoka ku mafarini, harimo amasukari, harimo amavuta menshi, ukabigabanya cyangwa ukanabihagarika. Bimwe ukabihagarika, nk'amavuta ushobora kuyihagarika ntupfe, nk'isukari ushobora kuyihagarika ntupfe, ukajya ukoresha ibindi bintu birimo isukari isanzwe. Ariko iyi sukari dukoroga mu gikoma, isukari yo mu nganda, iba mu mabiswi, iba mu migati, iba mu bintu byo muri alimentation, amashokora, ibintu byinshi bitandukanye biba biri processed cyangwa bifunitse, ukabyihorera, ukabyirinda. Ikindi ukirinda ibintu by'imigati, amandazi, amacapati, amasambusa n'ibintu bikomoka ku mafarini, nabyo ukabyirinda. Ariko ibindi ukabirya bisanzwe. So rero intermittent fasting, noneho tugiye kureba kuri wa muntu noneho utagize umwe expert, ugiye gufata noneho ya masaha 18 yo kutarya. Wenda oya, reka 18 tuyereke, reka duhere kuri 18 nako. Turavuga 18, tuvuge na 16, 18 ni ukuvuga ngo n'ubundi ni uguhera za saa moya z'ijoro utarya, sibyo? Ukaba uheruka kurya saa moya z'ijoro. Ubwo isaha ya mbere yatangira saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 n'imwe za mu gitondo, saa 12, saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Saa 5 16, saa 5 z'amanywa. Ubwo wongera gushyira ikintu mu kanwa. Bibaze neza. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 n'imwe n'ebyiri, saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 z'amanywa. Yes. Saa 5 z'amanywa, guhera saa 5 z'amanywa kugera saa moya z'ijoro ubwo wongera kurya. Uvuga ngo wemerewe gufata ikintu cyose ushaka, ariko nk'uko nabivuze, urashobora we kwihutisha gahunda yawe muri resulta, ugafata ibiryo byiza n'ubundi bidafite uruhare mu kongera ibiro, urumva. Hanyuma warangiza ukaruka. None reka tubare abantu bafashe amasaha 18 yo kutarya n'amasaha 6 yo kurya, kugira ngo bikompletinge amasaha 28. Reka tubare wenda kuri muntu we azahera saa 12 z'umugoroba, saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, saa moya, saa 2, saa 3, gaya ngahe, saa 4, saa 5, saa 6 z'amanywa. Twahereye saa 12 z'umugoroba, saa 6 z'amanywa z'undi munsi, sibyo? 18. Saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7 z'ijoro, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, saa moya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 6 z'amanywa. Kuvuga ngo uyu muntu azongera kurya guhera saa 6 z'amanywa kugera saa 12 za nimugoroba z'uwo munsi, hanyuma akiyiriza kugera ejo saa 6. Washobora gufata nk'agapapuro ukabyandika nk'ahantu kugira ngo ubashe kubibara neza. Ubwo rero nk'uko nabivuze, nababwiye tiki ya mbere.
noneho rero akamaro k'iyi regime ugereranyije n'izindi regime, icya mbere ni ukugushyira kuri discipline, icya kabiri umubiri wawe ubona umwanya wo kuruhuka, kuko ubundi umubiri wawe iyo uhora ukora nabyo ni kimwe mu bintu binaniza umubiri, bigatuma metabolisme yawe igenda gake, kuko ihora ikora ikananirwa ikagenda gakeya, kandi muri metabolisme yawe igenda gakeya, imikorere y'umubiri wawe ku bijyanye no kudispatchinga cyangwa se gukoresha energy mu mubiri wose bigenda gake. Iyo bigenza gake rero ntabwo utakaza ibiro. Ikindi kintu cy'iyi regime ni uko ubona igihe gihagije cyo kunywa amazi, kuko amazi ni ingenzi mu mubiri w'umuntu, uko iyo periyode yose uba utarya uba wemerewe kunywa amazi. Ikindi ni uko ku bantu bayikurikije neza itanga resulta, cyane cyane ku bantu bazi kwihangana, kuko abantu bashaka quick solution ntabwo bibahira. So rero navuga ngo muri iyo periyode igihe uri kubikora uba ugomba kwitwararika kunywa amazi. Ikindi kintu navuga intermittent fasting ifasha ni uko ituma umubiri wawe wose muri rusange utakaza, ahantu hose haratakaza, kuko umubiri wawe iyo uruhutse uruhuka neza, kandi ugaprocesinga bya bindi wariye kare neza, kandi ukagira n'umwanya wo gusonza. Buriya abantu baryagagura ntabwo bagira umwanya wo gusonza, ahorana impamyi na apeti n'inzara biratandukanye, n'inzara biratandukanye. Impamyi ni cya kintu wumva cyo kumva ushaka ikintu, hanyuma ushobora no gushaka ikintu wujuje inda yuzuye uhaze bihagije, warangiza ukumva ufite ikintu cyo kumva ukeneye kurya, ukeneye gukomeza kurya. Cyane cyane impamyi ikunze kuba ku bantu bafite stress n'iki byose. Hanyuma risike z'iyi regime ni uko ishobora kuguca intege, ukumva nta mbaraga ufite, ukumva ntabwo umeze neza. Ikindi, uramutse urwaye indwara zitandukanye, wenda tuvuge nka pressure n'amadiabetic, ushobora guhura n'ibibazo. Kuyifata rero bisaba kwitwararika. Ikindi, ntabwo resulta zayo zihuse nk'uko nabivuze, kuko usanga abantu bayishimira kubera yuko uba wemerewe gukomeza kurya ibyo waryaga, ariko mu by'ukuri do plus urya ibyo wakundaga kurya, do plus resulta zawe zigenda gakeya. So rero ni ukuvuga ngo ni regime yo gutekerezaho, ni regime umuntu ushaka kuyikora ashaka kubanza kujya kuri discipline, cyane cyane abantu baba batangiza muri bya regime barashobora kuyikora. Ariko intermittent fasting iyo uyihuje n'isahani cyangwa se n'indyo yuzuye, ukajya urya indyo yuzuye, ni ukuvuga ngo ku biryo byawe ntihabureho proteine, ntihabureho imboga zihagije nyinshi cyane ugereranyije n'ibindi bintu ugiye kurya, hanyuma ntubureho carbohydrate, umubiri wawe ukomeza kubona ibyo wari ukeneye kubona, kandi ibyo ushaka kubona, kugira ngo utaza guhura n'ibibazo by'ihungabana. Ikindi, intermittent fasting nubwo uba wamaze amasaha menshi utarya, aho kugira ngo urye byinshi warya duke. Ikindi kandi nababwira ni uko biba byiza regime yose ugiye gukora ukajya ubanza ugapuraninga ibyo uri burya. So rero ndumva ari ibyo nari nkeneye kuvuga kuri intermittent fasting. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Niba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo wumva watugezaho, wabyandika muri comment section. Ikindi, niba ushaka gutanga ubuhamya, kujya muri groupe, hariho nimero yanjye muri description, hanyuma wayihamagara cyangwa se ukanyandikira ko nimero iri kuri WhatsApp, hanyuma nkagushyira muri groupe. Murakoze cyane rero, mukomeze kuryoherwa. Mwari kumwe nanjye Faustine. Bye.